urabona kuri ya robine igira ahantu bita kuri vane ushobora kubanza gufungira amazi ku itiyo ntuyafungire hariya ufungure robine. Tactique umutoza wacu ari ukuvuga ngo reka mfunge South Africa hagati mu kibuga, donc imipira ntihanyure ngo igere ku mpande. Izo mpande reka tuzigeranye na robine ni hahandi iki uvuga ngo amazi arahitaza aho ni kuri ba Pestaw. Reka mbafungire kure kugira ngo nizere ko amazi atagera kuri robine, amazi tuyabona bituvoma. Yafunze ba Pestaw ariko ntiyakira imbaraga kuri ba Pestaw, aho gashyira imbaraga ku mupira ba Pestaw bakina uva tactically byari sawa. ubwo ni kwa Mokwena ndetse n'umusore bita Sitore muremure cyane w'igisore ubundi nibo batangije mu Mediane. Aho rero niho havuye n'igitekerezo cyo kudakinisha Sahabo, hayitazamo muherekeve muri ubwo buryo. Ntabwo Sahabo dufite umupira turi in possession niwe mukinyi navuga ngo wenda abantu benshi bakunze uburyo acenga, uburyo atwara gestere, technique meza, atanga pass nziza ziri avegre atarebayo ibintu byinshi n'umutekinisiye kwa. Ariko nkuko twanabize ejo mu rubuga rw'imikino dupanga 11 bari probable ba yego hari ikintu twaganiriye umutoza yabajije ubushize. Yaravuze ati se ko nabonye abantu biramanta ngo dukwemo Sahabo uwamusimbuye mwabonye uko yakinnye. Ubu yavugaga muherekeve ese we yakinnye nabi, twese twemera ko muherekeve atakinnye nabi asimbuye kuri zino nota yabonye. Muhire ngo mu myitozo ibiri ya nyuma yarakubye akora ibintu mu myitozo, umutoza aravuga ati no ntabwo bishoboka, umukinnyi ntabwo yabanza hanze, ngishyira abakinnyi mu kibuga par mérite nkurikije ubushobozi bwabo ari hejuru ya Sahabo, nkurikije tactical ko nshaka kuzakina n'uwo tuzakina kuko yarabizi ko South Africa nubwo twagize n'amahirwe n'imvura ikagwa wenda umukino wabo nawo ugapfa nubwo atari ubwitwazo cyane ariko nabyo ntitwabirenze ingohe. Ikina yubakiye umukino wayo guhera inyuma, nukuvuga ngo umuzamu ahita atangira n'abadefenseri passe ya mbere bagahera inyuma bapasanya bakinjira hagati mu kibuga bagakomeza bazamuka bajya muri attaque. Yarakeneye umuntu ufatanya na Jihad ndetse na Seifu ari nka mediateri batatu bafite imbaraga kugira ngo bakase ya mediane navuze ya South Africa itaza kuza gutanga imipira myinshi kuri ba Pestaw. Babita sitting midfielders. Ni umukinnyi wari umukozi ufite imbaraga uri muri faze zose z'umukino utavuga ngo ngewe ngaragara gusa iyo dufite umupira ariko iyo tutakaje simfasha muri recuperation. Twese tuzi Sahabo umubiri we, tuzi ibiro bye, n'umwana ukiri muto w'imyaka 17 18 ntabwo ari kujya kugongana ngo bibashe n'abari abasore bameze kuri n'abamokwena ntabwo byari. Aho rero niho umutoza yatekereje gukoresha muherekeve ariko na muri wadinga imyitozo yakoze. Urebye kuri opinion z'abantu bakibana kubona line up abantu bayi nk'abaprotestinze navuga abafana bibaza impamvu Sahabo atabanjemo, ariko bakimara kubona ikibuga siritu n'abatari bari kuri stade bakibona ikibuga kuri televiziyo burya imvura yaguye barabuza batavuga umutoza ashobora kuba yarabizi niyo yabikora atarabizi ari gutanta ikindi kintu, ariko biragaragara ko nibura iyo aba yapanze ari kubanzamo Sahabo ikibuga cyari umugore kurushaho. Ariko bakinnye imbaraga nyine nka muherekeve na Seifu maybe bamenyera ibuga kurushaho Sahabo yabimenyereye. Haveho na ruraruje rwo kuvuga ngo impamvu Sahabo atakinye ku munsi w'ejo banzemo ngo nuko ngo ubushinzwe bamusimbuza ngo yavuyemo ngo nishimye ntago ari byo ruveho rwose niyo curu. Turaza kubiganira, murabizi ko azana na agent we buri gihe, agent we witwa Yasin twaganiriye nawe Maroc, twagiranye ibiganiro wowe uri muri press conference nari kumwe na Lorenzo. Turabigarukaho nta kibazo. Uyu mwana umutoza ngo yaramuhamagaye yabyivugiye muri press conference aramusobanurira amubwira plan du jeu buriya umukino wose ubwo ni kubazi coaching ugira navuga ngo ninka plan ubwo navuga nk'iki mu Kinyarwanda gushakira igishushanyo mbonera we muri buze kugenderaho. Yaramubwiye ati uburyo ukina ntibyajyana nuko twifuza gukina match. Icyo nakunze Sahabo ngo yabyakiriye professionally, ngo yabyakiriye n'umutima ubyemeye
kinyamwuga ataruhanyije atanasakuje aravuga ati vraiment ndubaye icyifuzo cyawe n'icyemezo cyawe nk'umutoza kandi koko imyitozo mukuru wanjye Kevin yakoze irabigaragaza toza navuze ko uyu mwana azaba ariwe tuzagendera muri future cyangwa imbere hacu ariko twakira ibyemezo by'umutoza kandi byari byo tujye mu mpande Lorenzo mu mpande rero hari Byiringiro Lage wabanjemo ku mukino ubanza abamukura bakiri kare ariko kuri iyi nshuro none yongeye kukibanzamo Byiringiro Lage yari ku ruhande rw'iburyo uko yakinnye match ya Zimbabwe nako yakinnye ya South Africa yabanzagamo iminota 50 ntagaruke umutoza yavugaga yuko igitekerezo afite muri apprentissage twavugaga nuko ngo South Africa iri buze gukina ikayarira umupira kuko turi underdog twe tukazajya dukora ibyo bita amasiripurize ni ukuvuga ngo twagombaga kugira defense na mediane biri compacte byegeranye tubime icyo bita espace zo gukiniramo tubime umwanya uhagije wo gukoreramo izo pass mbese tubagonge tubumva twumve tubagereho akavuga ati ndaza gukenera abamababa wingers abakinnyi bakina ku mpande basatira abasanzwe babikora baronye tubasha kubona kandi koko niko byagenze bari bafite capacity yo gucenga kandi bihuta bahita bageza baro kwa nshuti bidatinze nuko ngo n'abana mufasha gukora ibyo bita mu mupira transition rapide nukuvuga ngo niba abakinnyi nitugera amahirwe Seifu akayaka hagati akayimuha niba rirage ari kumwe n'umudefense kubura rimwe umucenge direct twitanga kwa nshuti Innocent ndashaka kubabaza igitego cya mbere byagenze gute munota 12 gusa yari baro barancije kwa nshuti Innocent arayivyiganira arayitsinda ntago nshuti yayikuye kuri inde wayimuhaye ni Seifu Seifu irancije passe ni ya Lage yatanze igitego yatanze passe ku gitego cya nshuti ko n'abanyabihugu yavuye kwa mutsinzi hanje aho ayitereye inyuma ntago yari ndende subire mu mashusho umupira umuntu wakurikiye bwa mbere ni Lage awukoraho sinzi niba wenda tuzakorera mu mashusho byemeranyaho nacyo kiroroshye ko tuba dufite footage twese data zirahari muri kuko ibitego biranakase byagiye bisirikiye iki ni icya mugenzi we igitego cya mbere numva pass ivuye kuri mutsinzi good buretse gatoya hagati ya mutsinzi na Seifu buretse gatoya inyuma hariya buretse gatoya good assist ya mbere hano barimo baratwereka uko igitego cyagiyemo bagiye gusubizamo abana bavuga ko ari Ragare ko Jojo aravuga ati ni Ragare ko Jojo mu ntare biroroshye cyane uvuga ati Ragare niwe watanze pass erega biroroshye ntabwo urabona video se etse video ndi kuyireba ubwo mu gihe uri kuyireba na twavuga ko kuri Rage n'impamvu yavuyemo nkuko Riegani yabivugaga imbaraga basabaga abawinga zasaga naho zamubanye nyewe abonye ahantu yagize contact na Modiba ukina kuri gatatu yakoresheje imbaraga asa naho agize akanoke none umutoza agahora amubaza muri Sajima amubaza se umeze neza akavuga ati meze neza buri kanya amubaza ngo umeze neza bajye muri mita ya mbere rero nibwo yamubwiye ko atari kwiyumva neza niyo ngoko bamuvana bashyiramo papi nabyo biroroshye kubisobanura reka mu gihe mushaka izo footage ariko narabikurikiye nirage biroroshye kubisobanura player yari imeze ite ku munsi w'ejo niba ekipe ya South Africa ihera inyuma ipasanye tukaba tubizi neza ko ikintu kigora ikipe iyo ariyo yose niyo umupira uri gusohoka muri defense ukagera muri mediane byoroshye kuko baro izo zigera hagati buri kanya batangiye gupasanya byari bitangira kutugora kuko inyinshi zari kuzajya ziturengana cyangwa se ndavuga kuturengana ubwo nukuba barenga umurongo abanye n'ikibuga kabiri none tugatangira kwisanga bari gukina cyane mu kibuga cyacu dore ko umutoza yabigenzaga iyo twabaga tudafite umupira South Africa donc ari igiye gutangira iyo umuzamu yamuze yaterekaga umupira agiye gupasa umudefenseur kuko batangira bubakira inyuma umuntu yitwa Muhire Keve na footage umupira watanzwe na Lage ni Lage urashije Lage ukora n'umutwe awereza uyu musore muri mediane straight kwa Lage arahindura ni plan nta kintu cyiza nk'imvura bari bapanze donc ni ukora ama transition rapide kandi baje umupira muremure right kugira ngo ukire n'umutwe urumva ko hari uvuye hejuru y'umupira muremure yari plan byari bijyambitse biba bishushanyije iyo bigukundiye nyine uratsinda Innocent yarakoze rwani mu defense nka batatu abacamo ntabwo yacenze ngo yeri ariko yabaciyemo yiruka rwose arabasiga icyo ni kintu ari nyuma wavuze kuri nshuti
njye murabizi abafana ba APR nkunda kwibabwira ko nanone ndacyagura igitekerezo cy'uko mprefera inshuti kurenza Mbawoma nubwo scoringa inshuti nemera ko at least uramwumva agira iyo involvement mu mukino ngabona ibyo nserereza ngo nigeze kumujyaranya na Haaland navuga mu buryo bw'imikino navugaga ko ari Haaland ntabwo ari barabivuze ariko naje barabimbwiye nari mwishe ntabwo Haaland w'umunyarwanda uti nanjye sinemeraga ko ari umuhanga kera nemeraga ko mugunga murusha kure hari ingingo niyo wampaye ku ndezo natwicaye muri ejo naramwe ati uburyo rero mureba umupira muratangaje ati ujya ubona uburyo nshuti ikuraho umupira icyo bita sorti ya baro ujya ureba ujya ukurikira ukabisoma urebe nshuti akisiyo ze z'ibitego nshuti ntabwo ari ba bantu bita ngo ni bitumingi mu banyamupira mu giswahili si umuntu w'ibintu byinshi urayimpaye ndayikoraho n'umutwe ndahita nyitera mu izamu ni taci and shoot sinzi niba uri kubyumva ibintu bike baro ndayamurutsa n'agatuza ndayisigira umuwinga niruke nyabox akina ibintu bike yikuraho baro vuba kandi ni bimwe byasugira cyane sugira neza ni bimwe byasugira niko atsindaga ibitego yekonomiza energy ze mu kudatinda no byo kuko atiyamina ko ari umutekinisiye ariko agakora ibintu vuba kandi ashaka ibyo nibyo yakoze ku gitego cy'ejo cyane kuko umupira akiri umuharage yakozeho rimwe n'umutwe asiga abadefenseri n'abikana n'umubiri we uramworohereza umubiri we munini umubiri ni umusore muremure usa n'ubyibushye ari kubona ugaye mwana y'umusanze ariko wabonye diferanse ya mama we nawe akaba umudamu mwiza cyane muremure rwose ushinguye ntabwo rwose umwana avuka ntabwo byari bugorane rero nabonye diferanse ya nshuti n'abandi bataka abonye bashyizemo mugenzi ibintu nshuti yakoraga automatikoma mugenzi ntiyabikoze habe na 50% twari tukiri muri squad muri line up ntabwo turayisoza tugiye kuyisoza tugeze kwa Lage tugeze no kwande rwa barafinda mugisha Gilbert wambaye nk'uhindura uruhande yakinye ku ruhande rw'ubumoso kuri inshuro ku mukino ubanza Lage niwe watangiye ibumoso bari bahinduye rotatingaga mu by'ukuri aba bawinga nari mvuze impamvu bagiyemo ariko by'umwihariko tugarutse kuri barafinda twese tuzi icyo ashobora gutanga kurusha abandi bose ni umusore ugira pesi ni umusore ugira umuvuduko niki cyabaye ku gitego cya kabiri ya explosivite dora tuvuga kwa kunda bameze nka grenade barashe ashwanyuka yinjiriza amacenga akuderanja akora amajedi ko taza hagiye mu defenseri amuryaga step over musiga intambwe imwe ahitongera muri pass arinjira ahita press umuzamu ikintu cyayoberanye abantu banavuga nuko uramu defenseri yagaragaye asa nkaho wambuye barafinda ariko urese utakaza barafinda bita what explosivite ni kuya kubera ukuntu yihuta akorana ibintu umuvuduko udasanzwe aranaruha cyane buriya niyo mpamvu wumva yanabitubwiye neza cyane flow manager Iberi ko bamubazaga ntiwa byarangiye ariko mu defense urya isombwe bya bintu umutoza wabwiye ngo nimuborohere mubagereho umwana yanze kurekura arakomeza arahatana mutaho yumva umwana yamaze kumutera intambwe amuciyeho abarapurashakiramo icya kabiri bibiri ku busa tugiye imbere impamvu twavuga ko mugisha ibumoso ahakina neza no ngo we kubera ko tekinikoma nta gacenga byinshi abakeneye gucenga rimwe yirukanka ajya mu izamu noneho iyo ari iburyo kubera ko akinisha indyo iyo acenze agaruka ibumoso biramugora cyane urumva iyo ari iburyo bimusaba gucenga yinjira mu izamu akoresheje imoso nyine abashyize none abahinduye agiye mu kamoso ntabwo bimworohera ariko iyo ari ibumoso acenga none ashyira mu kaguru ke k'iburyo yinjira mu izamu bimworoheye akaba yaporasa agatsinda cyangwa se agatanga iyo assist niyo mpamvu biroroha cyane kurusha wamusinisha nshuti we ntabwo turi mugarukeho muri line kuko Riegani yamuvuze already tumugarukaho twavuze karite za nshuti ahubwo umutoza ubwo tumuvaho Lorenzo yitegure guha abanyarwanda amanota y'abakinnyi ku kazi kawe kandi yatanga ari menshi abana amanota menshi abantu bacija ko mbastingi amanota nyabika wanyuze amafaranga ariko ntibimana amanota ngameze nk'abarimu bakira ngo hari umwarimu muri segonderi wabagazakiriwe ndwara yo kwimana amanota ku barimu tuzayudize uyu munsi aratanga amanota neza urasoza wavuze ingabo ugomba kuvuga n'umugabo w'umukuru wazo press conference ni guha umutoza ariko ukanabaza iby'inyuma reka manze mbabwire ko nk'abanyarwanda mumfashe dushimire mwene wacu witwa Sam ndaje mubabwireho Lorenzo ko dutanga kigace ko mureke tubanze duhereze umuntu witwa Sam Samunde amashyi Samuel se mufashe tumuha amashyi ndamubabwira ariko twayamuhaye munyizi ushaka kugendera mu kiganiro hari umuntu ukora muri equipe ya police equipe nationale Amavubi yamuhaye akazi ko kuba video analyst
uyu mugabo yabwiye equipe nationale ko ntushobora gufata video za match imwe cyangwa ebyiri. Arabwira ati foke tugira byibura uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho budufasha kubona imikino y'umukinnyi ku giti cy'apana kureba match ya Afurika y'Epfo gusa. Dukeneye kubona match z'aho abakinnyi bose bakina tuzahangana nabo. Dukeneye kubona amashusho y'ikipe ya Afurika y'Epfo yenguko ikina ariko n'umukinnyi ku giti cye. Baguze muri Ferwafa, ubwo nayo turayishimira. Navuga ngo ni software yitwa Y Scout. Y Scout uzi ikintu ikora? Nango uyibwira ko ushaka amashusho highlight z'ikipe ya South Africa, igwa match za South Africa ariko ina monitoringa aho umukinnyi wese uri muri squad akina, ikaguha nk'agace k'umukinnyi ushaka no muri club ye, you know, ku buryo agwa amashusho akubwira ngo mdaho nguko ukakina, pesta nguko ukakina, uyu nguko ukakina, uyu nguko ukakina, na statistique zabo nuko ikipe yabo yitwara, uburyo bakaje yabo bakagenda baguhereza navuga ngo amashusho highlight. Icyo yakoze yarayakase ayahereza umutoza w'ikipe y'Igihugu Amavubi. Hanyuma icyo umutoza yakoze niho yakuye igitekerezo cy'uko twakina na South Africa. Uyu Samu nta mashya kuye na Ferwafa nta mashya kuye kuri iyi software igura ibihumbi 8. Bayishyura ibihumbi 8. Bayishyura ibihumbi 8. Abo babita computer guys, ni abantu babi inyuma mu bintu batavugwa ariko bakora akazi gakomeye. Twishyura subscription ibihumbi 8 by'amadolari buri mwaka kuri software. Iri muzadufashije kumenya abatembazwane neza kipe tugiye gukina ba Persita. Tuyishyura ngahe? Ibihumbi 8 buri mwaka by'amadolari. Ego. Sasa ego umutoza yaravuze muri press conference ngo sinarinzi abakinnyi bwa mbere, nari mbazi ku masura gusa ariko ntazi ko bakina. Ariko ubu byatworoheye kuko ibyo nabasabaga gukora narinzi ubushobozi bwa buri umwe kuko twakoranye imyitozo naranababonye no kuri match ya Zimbabwe. Umutoza rero ngo uko ateye coach umuntu wanabaye cyane mu bana, marabizi ko yavuye mu ma equipe y'abatarengeje 15 n'ahandi niho yagiye abarizwa. N'abatoza donc n'umutoza uri très pédagogique, we yizerera muri mwarimu rules, ego abategeko amabwiriza nabwiye ko mukora ibi. Nta kundi umuntu utajya mu cyo bita tactique ngo akora ibye, akunda ko wumva ibyo yakubwiye. Wumvisha ko yavuze ati mwabonye igitego cya mbere kuri match ya Zimbabwe Claude yahushije akagomba gutsinda Zimbabwe. Ngo yageze amubwira nababujije gutera umupira exterieur cyangwa kuwuteresha hano kuri iri gufwa ryo ku kirenge hejuru usa n'uwubitse uyiri muri box, ngo mujye muteresha mu kirenge imbere. Izo ni rules. Mugisha Boneri mu myitozo ngo yateye umutwe, ngo aramubwira ngo nabwe ko nta muntu ugomba gutera umupira asa n'uraramye, donc ingoto isa nireba hejuru, donc usa n'uraramye. Ngo ugomba gutera umupira usa n'utumbere ureba uturuka ukawukubitisha agahanga neza, ntutera usa naho uri kuwushanga umupira kunyure hejuru. Uzicyo ngo yamubwiraga ngo aramubwira ngo iyi ni rule namba kangahe, we arabanza akabigisha ku kibaho akababwira uburyo ibintu bigomba gukorwa. Abaha teori ni nabyo twarabonye cyagiye muri ya myitozo ari kubigisha uko bacenga. Donc we ni umuntu uri w'amabwiriza cyane. Agize amahirwe rero akabona abakinnyi, turaza kubireba niba hari abo bazamushakira beza bajya mu byo ashaka ko bakina. Ni umuntu wa tactique cyane. Iyo burya ngo yabonye abakinnyi babyexecute neza nkuko byagenze ejo turabisobanuye ku bitego twatsinze nuko yugariraga bigenda neza. Kugarira ariho Soreza Lorenzo yarafite igitekerezo kimeze gutya. South Africa umuzamu nafata umupira ubwo agiye gupasa aba defenseur kuko batangira bo bakiri inyuma, wowe Seifu nawe muhirikeve muhita mujya imbere musange umuntu witwa Nshuti mu pressing high on the pitch, mubyige defense yabo mubabuze gusohora umupira muri defense uza muri mediane byoroshye. Donc nimubaha amahwemo yuko bariva muri defense byoroshye za muri mediane. Niba yirenza aho ngaho barasanga ligne ya kabiri, block ya kabiri irimo kapiteni Jihad, irimo n'abawinga bacu ariyo mpamvu barushye cyane. Ni ibintu batari bamenyereye gukina basa nabugarira Rage ndetse na Barafinda, niyo mpamvu burya barushye yahise n'abasimbuza mu gice cya kabiri bombi bari bananiwe. Hanyuma urumva bisangaga iyo
linye ya defense ari umupira ugeze muri mediane ari bagomba kurwana nawo ariko dore aho Seifu abera Seifu rero Seifu yo baravaga muri defense yahitaga kuri ibirometero byinshi akiruka agaruka gufasha Jihad kumuha icyo bita navuga nka support kugira ngo barinde defense y'Amavubi apui itinjirwamo niyo mipira kuko yarabaga bizi ko niharenga ikinjira muri ba Pestaw biraza kuba ibibazo bikomeye cyane ngaho Seifu yabereye Seifu gukina icyo bita ikibuga cyose yari Mr Everywhere Lorenzo arakandi kantu nashaka kongeraho amanota umutoza wabonye akantu yakoze mu minota nka 25 ya nyuma Persitawu ndetse na Mudawu uyu musore ukina kuri kabiri bari bafite uruhande rwatangiye kugira menace kwa Mangwende na Gilbert barafinda ubona ko nyine Persitawu none yatangiye kuza wa Persitawu uri kudibura buri kanya kajya muri box bigaragara ko ashaka kuza kuba ibibazo aravuga ati kamwe remplacement tactique avanamo barafinda usanzwe umufasha mu gukina ashyiramo Claude niyo mugabo bivuze ngo nyine uruhande ararufunze ruho Mangwende amwongeho na Claude niyo mugabo n'ubundi usanzwe ukina nk'umudefenseur ko kugira ngo nyine bakupe ya mpira ishobora kuba yahava abantu bazwi impamvu ko Mangwende ari kurumva ko impamvu zarumvikanaga no kugira ngo nyine bavana mu Mangwende yavanyemo Gilbert barafina no ahubwo azana Claude amwongera kuri Mangwende kugira ngo none amufashe Persitawu ndetse n'uwakina kuri kabiri ukira muri Mamelodi bita Mudawu ukuntu yafunze impande urumva yarabonye koraga yarushye amukuramo itazana uri ya musore Somana Patrick mu gice cya kabiri kuko yaraga yari yabaye puizi barakoze cyane bari abasore birutse ibirometero byinshi hanyuma mu gice cya kabiri uko bivuga barafinda baramaze kumeze neza kuko yari yakoresheje ingufu nyinshi byanze azana Claude toza akunda Claude narabibonye kumuha iminota muri match ebyiri nuko hari icyo mubonamo kugira ngo aze gufasha pesi ikibuga cyari cyumutse cyatangiye kutugora ekipi kutumenasa ashyira abadefenseri bari kugira ngo bafunge iriya couloir ikindi kongeramo Sahabo mu gice cya kabiri n'ikibimaze nuko twageze ahantu dusa n'abemeye ko South Africa igumana umupira dusa n'ababivuyemo ibyo gukina tujya kugarira yagize ide nziza kuvuga ati Muhirkeve yampaye ibintu byose yari afite reka nzane Sahabo kugira ngo none tuzajya tufata natwe tugarde possession byibara tugira umwanya tumarana ntibibe kuvuga ngo turawufashe bahise bawutwaka badusubiranye ku izamu ntango gushyiramo umuntu w'umutekinisiye wadufasha kugarda possession niyo yari ide uwasimbuye wundi ni inshuti wari warushye bazanamo mugenzi Bienveni ariko mugenzi reka ibyo tubiharire mwarimu Lorenzo n'ujye kutwinjiza muri iki gice cyo guha abakinnyi bacu amanota